kandi niba atari uko nguko bimeze bishingiye ku ijambo rya Yesu w'i Nazareti, nuko rero tugomba kuba abanyakuri, abantu bavuga ukuri, kandi tukamenya ko hari abana b'Imana ahangaha ku isi, ndetse hakaba hari n'abana b'umubi ba sekibi, kandi tuba tugomba gusobanukirwa ko binyuze mu mateka ya kimuntu hakomeje kugenda habaho ibibazo, haba intambara, urwangano, ndetse n'indwara, ndetse n'uburyo banze Kristo, ndetse n'uburyo banze igikomangoma cy'amahoro bakamwanga. Ariko abantu bavuga gutyo, mwumve rero, ba bandi icyo bari cyo nuko barimo bajugunya Yesu, baba bagerageza kuvuga ko Yesu atari umwana w'Imana, ko Yesu yari uwa sekibi, kandi ko ibyo bimenyetso yabikoreshwaga n'umwuka wa sekibi. Bavugaga ko uriya mwuka wari muri Yesu wakoraga ibitangaza wari umwuka wa sekibi, wari Belizebuli, ariko wari umwuka w'Imana, yari marayika w'isezerano, yari umwuka wera yambaye umubiri, arimo akora biriya bintu byose. Hari mu gihe kimwe ubwo Yesu yababwiye ati, ibyaha mbababarira ibyaha byose, ndetse no gutukana, ndetse n'ibyo mukorera umwana w'umuntu, ibyo muvuga byose, muvuga ko umwana w'umuntu muzababarirwa. Ariko kuvuga nabi umwuka wera ntabwo bibabarirwa. Gutuka umwuka wera wari muri we, bashoboraga kuvuga nabi umuntu, ni ukuvuga ngo nibyo twarabivuze muri iyi minsi, bashobora kumvugaho nabi, ariko mu kuvuga nabi umurimo Imana irimo ikora, marayika uri muri njyewe, uko ni ugutuka, kubera ko ni umwuka wera urimo ukora umurimo. Bashoboraga kuvuga nabi umuntu, ariko kuvuga nabi umwuka wera wari muri uwo muntu arimo asoza ya masezerano yose, aho ngaho ko ari ugutuka, atari ugutuka umuntu, ahubwo barimo batuka umwuka wera. None se ibyo ngibyo si byo bitashimishije umwuka wera hariya igihe Meda yakubise urugi arukubitira muri Leta Branamu? Ntabwo wari umuntu, we yari umugabo we. Ntabwo ibyo ngibyo byari bifite icyo bimubwiye kuri Meda. Ari byo iteka turabivuga kubera ko dukunda uriya muryango, ndetse n'abari mu kirere cya gatandatu turabakunda bose, ndetse n'abizera bose bizera ubutumwa bwa Leta Branamu. Ariko mwumve, ibyo byose byabaye inyigisho, ndetse hari n'icyo bishushanya muri gahunda y'Imana. Noneho mwumve, nka kwa kundi mwene Leta Branamu yababariye Yosefu, amubarira ibyo yakoze. Hari n'inyandiko aho ngaho mu butumwa ariho we avuga, yarabivuze mu nyigisho, avuga ko Yosefu yagiye aho se yari ari, nuko amusaba imbabazi, yagiye kwihana. Ariko mwumve, hariya Meda ashobora kuba atarabyumvishije, ntabwo yumvise icyo kiganiro cya Yosefu aganira na se. We ntabwo yumvise uko kwihana, nta nubwo yumvise uko kubabarira. Ariko mwumve, nyuma yaho we yaramubabariye, nuko nyuma yaho turumva uburyo umwuka wera yakoze ku bw'ineza ye, nuko aramukiza. Noneho akomeje avuga ati, yavuze ibintu byose kugira ngo abantu bose bakontorore, bamenye ibyo bavuga, kugira ngo bamenye ibyo bagomba kuvuga. Hari abantu iyo badasobanukiwe ikintu, kubera ko bakumva nk'aho biturutse kwa sekibi, nuko bagatangira kuvuga. Ahangaha niho hari imbuzi, mugaceceka ntimugire icyo muvuga. We yavuze ibi bintu kugira ngo abantu bose bakontorore ibyo bavuga, kugira ngo batavuga nabi gahunda y'Imana, kubera ko batabisobanukiwe cyangwa se bibwira ko bivuye kwa sekibi. Igihamya cyerekana ko ari umurimo w'Imana ni ijambo ryasezeranijwe. Niba muri icyo gitwikirizo cy'uwo muntu harimo uwo mwuka wera arimo asoza ibyasezeranijwe muri icyo gihe, uwo ni umwuka w'Imana wasezeranijwe ko azasoza isezerano rye. Aribyo yatubwiye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 umurongo wa 28, ariho atubwira, nuko arababwira ati, none se niki twakora kugira ngo dushire mu bikorwa imirimo y'Imana? Yesu arabasubiza arababwira ati, uyu ni wo murimo w'Imana, mwizere uwantumye.
mwumve uburyo byoroheje. Noneho ahangaha akomeje avuga ati n'abantu bose bagomba gutuza bagaceceka, ntibavuge nabi umwuka urimo ukora iyo mirimo biciye muri icyo gitekerezo cy'umuntu aba arimo akoresha, kubera ko mu gutuka, kuvuga nabi, uwo mwuka uri indani muri we ni ugutuka cyangwa se icyaha kitababarirwa. Icyaha kimwe rukumbi umwami yavuze ko kitazababarirwa, yaba ari muri iki kinyejana cyangwa se mu kinyejana kizaza. Ni ukuvuga ngo no mu ngoma y'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo rero abantu bavuga batabanje gutekereza baba bagomba kumenya muri Bibiliya ndetse n'amasezerano yasezeranijwe muri iki gihe turimo, kugira ngo ntibakazakora ifuti rikomeye cyane mu buzima bwabo, nyuma yaho ntibakazagire amahirwe yo kwihana nka kwa kundi byabaye ku bantu mu bihe byatambutse. Nyuma yaho bakaza barira batagifite amahirwe, nta mahirwe bagifite yo kubabarirwa. Iyo umwuka w'Imana cyangwa se umurimo arimo akora ugaragazwa mu byanditswe ndetse ukerekanwa n'ibyanditswe, abantu bose baba bagomba birinda uwo mwuka w'Imana no kwigaragaza kwayo, kubera ko ku Mana nta mikino ndetse nta rwitwazo ruhabaho. Buri muntu aba agomba guhangana n'ukuri kwa gahunda y'Imana igenewe mu gihe we arimo. Umwuka w'Imana muri buri gihe wakomeje kugenda wigaragaza, kandi muri iki gitekerezo turumva ko yohereje integuza, kandi muri we hari harimo umwuka w'Imana, umwuka wa Kristo. Kandi gutuka uwo mwuka wari muri we urimo ukora iriya mirimo yose kwari ugutuka umwuka wera. Gutuka, kuvuga nabi uwo mwuka wera wari muri we, mu kuvuga ko umwuka cyangwa se umwuka wakoraga biriya bintu cyangwa se biriya bitangaza ndetse uzana kuriya guhishurirwa, mu kuvuga ko waturukaga kwa Sekibi, mu kuvuga ko ari umwuka wera wari muri we ari umwuka wa Sekibi. Uko nguko kwari ugutuka umwuka wera. Nuko rero ku iherezo ry'ibihe bundi bushya dufite isezerano yuko umwuka wera azishura bundi bushya. Aho ni ku rupapuro rw'135. Niyo mpamvu yavuze ati uyu mwuka wera dufite uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo hariya yarababariye, ababarira abantu bose batutse bakavuga nabi mwene Aburahamu. Nta gushidikanya ni nk'uko umuvuga nabi, ariko wari umwuka wera ntabwo bazababarirwa. Ni kangahe cyane umwuka wera igihe uzaza wambaye umubiri. Akomeje avuga nyuma yaho ku iherezo ry'ibihe hari isezerano ry'uko umwuka wera uzigaragaza bundi bushya, kandi hazaza marayika w'isezerano afite ikimenyetso cy'Imana nzima. Ibyahishuwe igice cya 7, marayika mesaje, intumwa afite umwuka wera kuri Kristo, umwuka wera kugira ngo asoze buri sezerano ryose we yasezeranije ku iherezo ry'ibihe. Abantu bose bagomba kwirinda, kubera ko mu kuvuga ko umwuka wera urimo ukorera muri marayika ufite ikimenyetso cy'Imana nzima, ahamagara ateraniza hamwe intore n'impanda y'imperuka, bakavuga ko uwo mwuka ari umwuka mubi, ko ari umwuka uturuka kwa Sekibi. Uko ni ugutuka umwuka wera. Ku iherezo ry'ibihe uwo mwuka uza akomoka w'izuba rimurikira, uza uri marayika w'umwami. Noneho mwitegereze muri izi nyandiko, naho ni inyandiko ahangaha yadusigiye. Reka twumve ahangaha aho yazishize ahangaha, ariho we atubwira en una libreta, aho ni mu gatabo en donde él escribe, aho ngaho we yaranditse el libro de los 7 sellos, igitabo cy'ibimenyetso 7 mu kuboko kw'Imana kizagenda gisohora mu buryo bukurikirana, mu buryo bugenda bukura. Nuko rero kizagenda gishurwa abantu mu buryo bukura. Uguhishurwa kwa buri kimenyetso bugenda guhishurwa mu buryo bukurikirana. Uguhishurwa kw'ikimenyetso cya 7 ni mu buryo bukurikirana bugenda bukura, kandi gahunda izakorwa ni mu buryo nabwo bugenda bukurikirana bukura. Noneho rero niba ari mu buryo bugenda bukurikirana, ni uguhera mu kuvuka kwe. Aribyo mwumve ahangaha ku rupapuro rw'140 na 174 mu gitabo cy'ibimenyetso 7. Aho ngaho ni mwene Aburahamu atwereka ibyo icyo kimenyetso cya 7 icyo ari cyo, el cual es